Muraho neza, niba ufite imyaka hagati ya 20 na 30 ndashaka ko wicara neza ukumva ibi ngibi neza. Iyi si video yo kugushimisha, sina video yo kukubwira amagambo meza gusa. Iyi ni video yo kugukangura. Imyaka iri hagati ya 20 na 30 ni imyaka idasanzwe. Ni imyaka ishobora kugukiza cyangwa ikagusenya burundu, ukazitwa ikirumbo cyangwa se ugasanga ubuzepfo na ruguru nk'uko abantu babivuga. Abantu benshi usanga bayibamo batabizi. Bayinyuramo nkaho ari umwitozo w'ubuzima ndetse bibwira yuko ibyo bari gucamo bitazigera bibagaruka. Gusa ukuri nuko nguku uyu ntabwo ari umwitozo, nta nubwo ari stage yo kuvuga ngo wenda uzayongererwa, ahubwo ni icyiciro cy'ibanze. Reka nkubwire ikintu kitoroshye kwakira. Abantu benshi bafite imyaka 20 kugeza kuri 30 usanga batakaza imyaka yabo. Barimo gutegereza ko ibintu bizizana, barimo gutegereza amahirwe, abandi barimo gutegereza umuntu uzaza kubafasha. Ariko nshuti yanjye, reka nkubwire ko imyaka irimo kugenda. Umunsi umwe ubyuka ufite imyaka 23, ugahumeka kabiri ugasanga bagize 27. Ejo ukajya kumva ngo Noheli n'ubunani byongeye byageze, ukongera guhumeka ugize 30. Imyaka 10 ishobora gushira vuba cyane kurusha uko ubitekereza. Ikibazo suko udafite amahirwe, ikibazo suko wavutse mu muryango ukennye, ikibazo suko nta connection cyangwa se ababandi wishingikirizaho ufite. Ikibazo ni icyemezo, nicyo ugomba guhitamo gukora muri iyi myaka yawe. Reka nkwereke indorerwamo yawe. Ni ryari uheruka kwicarana nawe ubwawe ukibaza uti mu by'ukuri ubuzima bwanjye buhagaze hehe? Cyangwa se uba wihugiye gutyo gusa, wibereye mu bindi bintu bitandukanye yewe ubutanatekerejeho, cyangwa se ngo ubone ko bizakugirira umumaro mu myaka yawe iri imbere. Mu by'ukuri kuba wagenda ugahuga cyangwa se ukaba busy nk'uko abantu babivuga ariko bidatanga umusaruro, ibyo ni ikibazo. Kuba wakomeza ukagenda ukirirwa online cyangwa se ukirirwa scrollinga ariko nta kindi kintu bikuraho, nacyo ni ikibazo. Kuba byavuga yuko ukora ariko nibura udatera intambwe ngo ubashe kuba wagera ku ntsinzi cyangwa se wongera ubumenyi, nabyo ni ikibazo. Imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi reka nkubwire yuko abantu benshi niho bari, ariko bajya kureba umubare w'abahari ugasanga benshi aho bakabaye bahugiye mu byo gukora nyine bahatakaza amasaha menshi bari kwidagadura. Yego ni igice kimwe cy'ubuzima, ariko bukwiriye kumenya ngo ese amasaha ngomba kuba online na yahe, ngomba kuba ndi kuhakora iki, ese ibindi gukora ejo ntibizangaruka. Gusa mu by'ukuri niyo mpamvu nakubwira ko iyo wabitekerejeho neza ukabigenzura, burya biragufasha cyane kuko ukuruza aho uri kujya ndetse uzi naho ugana, bityo ejo ntihazagutungure. Ahangaha utangira kugereranya ubuzima bwawe n'abandi, ugasanga umuntu arebye mugenzi wiwe amaze kugura imodoka, nawe rwose akumva ni ibintu byakabaye byarabaye. Oya nshuti yanjye, buri umwe wese agira urugendo rw'ubuzima bwiwe. Kubundi amaze kurongora ntibivuze ko nawe ugiye guhita urongora. Kubundi amaze kubaka inzu ntibivuze ko nawe ugiye guhita wubaka inzu, kubera ko hari aho yanyuze wowe ushobora kuba utaranyuze. Reka nkubwire akantu keza, urugendo rwawe ntabwo ari urwabo, ni urugendo rwawe, ni nawe ugomba kurunyuramo. Ariko hari ikintu kibi kurusha gutinda, burya ni ukujya kure mu nzira itari yawe. Burya umaze igihe kinini cyane ukora ibintu udateganya kuzakomeza, cyangwa se ugasanga umaze igihe kinini cyane ukora ibintu ubona ko bitazatanga umusaruro ngo bibe byakugirira umumaro mu myaka yawe iri imbere, icyo gihe uri mu gihombo gikomeye cyane. Reka twirebere rero ku kijyanye n'ubwoba no kwishidikanya. Imyaka 20 na 30 iri mu bwoba bwinshi cyane. Haba harimo ubwoba bwo gutsindwa, ubwoba bwo gutangira, ubwoba bwo gusekwa n'abandi, ubwoba bwo kugerageza, ndetse n'ubwoba bwo kuvuga ngo ese ibyo ndi gukora nibidatanga umusaruro sinzitwa umusazi cyangwa se ntitwa ko nta kintu nshoboye. Ariko se uzi ikintu giteye ubwoba kurusha gutsindwa? Burya no kwicuza. Kwicara ufite imyaka 35 cyangwa 40 warangiza ukavuga uti iyo ngerageza, iyo ntinyuka, iyo ntategereza. Mu by'ukuri ayo ni amagambo akomeye cyane, ariko kubabaza muri icyo gihe kuko ubona nta kindi kintu wayakoraho. Bitujyana rero kukuba ukwiriye kumenya icyo ukwiriye gukora hakiri kare kugira ngo ubashe kuba wacungura ubuzima bwawe. Iyi myaka ntabwo ari iyo gutinya, ni imyaka yo kugerageza, ni imyaka yo kwiga, ni niyo gukora amakosa ukiri muto, bityo ugatangira gushaka uburyo bwo kuyakosora, ariko ugifite igihe gihagije. Amakosa burya ya 25 arakosorwa,
ariko kwicuza ugize mu myaka 45 biba biremereye cyane, ntabwo kubikosora byakorohera. Dore rero icyo ugomba gukora uyu munsi. Ushobora kuba uri kwibaza uti ibyo byose ko mbyumvise wa mugani nakora iki? Ikintu cya mbere ni ukwiyubaka. Ubumenyi bumwe bushobora kuguhindurira ubuzima bwawe. Burya ntugashaka ibintu 10 icyarimwe, hitamo kimwe ukimenyereza ugikore buri munsi. Icya kabiri ni ukwigisha discipline, cyangwa se icyo nakwita ko ugomba gufata umurongo w'ubuzima bwawe. Burya ntuzatsinda kubera se amagambo nk'aya ngaya twakubwiye gutera imbaraga gusa, ahubwo uzanatsinda kubera consistency, guhozaho mu byo ukora, nubwo rwose utabyumva, nubwo ntawe ugushyigikiye, nubwo nta rezilita ziri kuboneka ku kanya, ariko inshuti yanjye komeza uhozeho, ibintu bizakunda. Ikindi kintu cya gatatu ni uguhitamo neza abantu wegereye cyangwa se abantu muri kumwe. Burya abantu bagukikije bagira ingaruka zikomeye cyane ku cyerekezo cyawe. Niba uri mu bantu baseka inzozi zawe, akenshi rwose icyo gihe byazakugora gutera imbere ndetse no kuba waba mu cyiciro kimwe ugana mu kindi. Niba uri mu bantu kandi bagushishikariza gukura, nta kabuza uzazamuka. Ikindi kintu cya kane ni ugutandukana n'ibintu bigutesha igihe. Kuba wakoresha telefone cyangwa se icyo nakwita scrolling endlessly mu buryo butarangira, nta kintu kizima uri gukoraho, ibyo ni ikibazo cyane ndetse cyanagusubiza inyuma. Gukomeza kwigereranya n'abandi babonye amahirwe atandukanye, babayeho mu buzima butandukanye n'ubwawe, ibyo byose nabyo ni bigusubiza inyuma. Guhora complaininga nabyo bidashira, cyangwa se guhora ufata ibibazo byawe ukabigereka ku bandi ko bo bakabaye babikemura, ibyo nabyo byakomeza kugusubiza inyuma, bigatuma utabasha kubona icyerekezo cyawe ndetse no kuba wakora ku nzozi zawe. Imyaka 20 kugera kuri 30 navuga ko ari imyaka itagomba kuribwa n'ibintu bidafite icyerekezo, cyangwa se ngo yikoremo ibintu bidafite gahunda. Reka nkwibutsa akantu k'ingenzi. Burya nta muntu uzaza kugukiza, nta muntu uzaza kugusunikira ku nzozi zawe. Iyi myaka ni iyawe, ushobora kuyikoresha ukaba umuntu utandukanye cyane mu myaka 5 iri imbere, cyangwa se nanone wanayipfusha ubusa ukazatungurwa n'ubuzima. Icyo uhitamo uyu munsi nicyo kizagena aho uzaba mu myaka yawe 30 cyangwa se mu myaka yawe 45. Niba ufite imyaka hagati ya 20 na 30, ntugapfusha igihe cyawe ubusa, ntugapfusha amahirwe ufite ubusa, ntugapfusha impano yawe ubusa, ntugapfusha imbaraga zawe ubusa. Igihe kiragenda, ariko haracyari amahirwe, haracyari n'umwanya. Niyo mpamvu ibi ngibi ukwiye kubifata nk'icyemezo, ntubifate nk'icyifuzo. Imyaka yawe kuva kuri 20 kugera kuri 30 ntuyipfusha ubusa. Ni imyaka y'ingenzi yakubakira ubuzima ndetse ikazaguteza imbere, ikakugeza ku cyerekezo cyiza, cya kindi abenshi bitirira inzozi zabo bahoze barota mu buzima bwabo.